mu myaka 2 umaze abonye ifaranga waba yuka n'inshuro umaze kubikora 19 kuri 20 mwawe ugeranyije n'inshuro ngazi ntago nabeshye ngiye kugisha ukuri ntago nabeshye ntago nzibuka yoro ko nari nyinshi ni nyinshi cyane ko tutagibuka ntago nzibuka n'ukuri nyine ni nyinshi cyakora uvugisha kabisa ubutife mwiza kuri wowe mwiza cyane ameze afite kofi oya nta kofi nta bwiza wawe ego ikibaho nasugize ikibaho ubwo isugi ni nk'uri mu nda ya nyina cyangwa uri kuvuka ubu ariko sinzi nizere ko muntu mwiza cyane mu cyo bigiye tandukanye hirya no hino ku isi bakongera kubasuhuza no kubashimira ko muba mukomeza gukurikirana TV bakabagezaho umunsi ku munsi kugira ngo twiganire kuri stories zigiye zitandukanye n'ibyo ko turi kumwe nawe society.tv.com iyi ngiyi igufasha kumenya amakuru ukaba ufite amakuru cyo cyangwa n'amakuru kugira ngo kandi turi kumwe na Body Max Fitness banga bagufasha gukora imyitozo ukaba physical fit ugatera neza cyane gacukuri maze aho bagimande kandi abangaba bakubwira ko bafite gym nziza cyane bafite sauna na massage swimming pool nziza cyane duhere mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri kuri shop kati ibumoso bwawe urahamagara kuri 088 nawe tukwezi serivisi bangiye haruguru muwaye ikaze rero mu kiganiro cyo cy'umunsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane urimo kubona kuri skin nene zanyu wambaye neza cyane turi gutangira tumenya ikaze TV tubaye ikaze umwari okay murakoze umeze neza yego meze neza yego wambaye neza akazi merci wateguye ibyo wambaye se bituye nanjye ntabwo ukuntu mbivuga sinanjye mba nisanze ari gutya naje tu wambaye se ubwo nambaye ese iyo bavuze ngo umuntu yambaye gusa aba yambaye gute utekereza wowe ngo numva nyine yambaye atambaye nyine nta kintu namba kiriho nta n'umwenda w'imbere yambaye ntabwo mbizi ubu nuko ngo wowe ibintu byo kuvuga ngo umuntu yambaye ikintu kigufi yaba yambaye gusa ntabwo ubyemera wowe ntabwo mbyemera ngo numva yambaye nyine nizo sitire zigezweho wambaye ibigezweho yego umuntu wambaye gusa ngo aba yambaye aba yambaye nyine nta kintu yambaye nta kintu aba yambaye ntacyo mbega aba yambaye nibwo busa nibwo busa bavuga okay fresh kabisa amazina se ninde kuyatubwira mu buzima busanzwe cyangwa muri filime mu buzima busanzwe nitwa Benimana Ange Françoise muri filime amacenga nyina nitwa Oroga Françoise meze neza se François yego meze neza wowe mazina ibyo wanganira icyo nanga nta na rimwe nanga yose raka fresh hari abantu muri societe bibwira ngo iyo umukobwa yambaye neza gutya hari kenshi ari umusore bamukubisemo ibishoro nawe no kubyemera ntabwo mbyemera hari aho biba ariko hari n'aho bitaba aho biba byagenze gute simbizi hari igihe ushobora kuba wenda umeze nka gutya wikorera ku giti cyawe cyangwa wenda ufite akazi aho ukaba waryamana n'umuhungu ukabasha kuba yabigukora ngo umuhungu ntabwo yabikora mutaryamana se ni bakeya ku ijana ni ukuri ni uko mbyumva ni kangahe 50 ku ijana mukabona 50 ku ijana babikora ariko mwaryamanye mwaryamanye mbese ubundi ubuhombye iki simbizi ukuntu nabivuga tuvuga ko ubuhombye ikira ubuhombye byinshi ubu nta gihari mbese umuntu agukoresheje umusatsi umuntu akakwambara nk'uko wambaye neza akaryamana igihombo kiba kiriho ni uko iyo bigukoreye mwaryamanye cyumva atabigukorera se nta kintu mwakoze wese ugomba nyine atabahombye oya ntabwo yaba ahombye ushaka kubikora ku bw'urukundo ushaka no kubikora ku bw'uburaya bumurimo
kubw'uburaya bumurimo wowe byigeze bikubaho se kubw'uburaya oya ntego ariko uretse no kuvuga ngo kubw'uburaya undi se woba wumva yabikoreshereza ibyo bintu byose kubw'uburaya yego aba ari so se oya ntabwo aba ari so ahubwo ushobora kubikora kubera urukundo kubera urukundo iyo ugereranyije ubona rukibaho oya nta rukibaho ni ibiki ushingiraho uvuga ko urukundo rutakibaho njyewe shani byinshi sinavuga ko ari sinzi se nyine nta rukibaho se nimba umuhungu akeka ko yawukoreshereza umusatsi cyangwa yakwishyurira n'iyo nzu mwamanje kuryamana kandi kenshi biriho gusa urumva ari urukundo rukibaho byigeze bikubaho nawe sinzi ntabwo ari ngombwa kubivugira hano ariko ntabwo ariko sinzi tu nose we mu nyurabwenge zawe iyo ushyizemo wumva yabigukorera nkandi kuki utabibwira ababyeyi kuki umubwiye utamuhamagara umubwira ngo inzu nkeneye ukwezi kwinshi ukabibwira uwo musore wabibwira uwo musore ushaka kuba ari burada wawe ari uwo muri famiye cyangwa ari n'umukunzi wawe umukunzi wakumva yabikoreshereza gusa wowe utamuhaye aguca iki isuku uco yuko nyine ushaka kuzakugira umugore mu minsi iri imbere ashaka kwageza umugore mu minsi iri imbere wese ugaba umuciki ntamuciki kuko nyine bibaho tuba iyo 50% wahuye nayo cyangwa wahuye na 50% isigaye isigaye yagukoresherezaga nk'uyu musatsi nta kintu ntabwo bahaye mbere ariko atari ubu ngubu ubahinduye ubu ngubu bwo nta kintu twakivuganira reka bigenda bita ni ukumanza mukaryamana ubundi akabigukorera none se iyo urebye nyine wowe uba uhombye icyo ubundi hari icyo ugabanyukaho bigenda bita kirahari ubu ugabanyukaho iki no ku mukobwa kirahari so ntabwo ari byiza uri kwica ejo hazaza hawe nyine ni byinshi ku mukobwa tu gusa ntabwo ari byiza ariko urahumiriza ukabikora niko nabivuga urahumiriza ukabikora ati bikoze uhumirije biba biryoshye ntabwo biba bikurimo nyine wumva biguteye nk'isesemi ubukorera umusatsi uremera ugahumiriza ugakorera umusatsi wemera ugapfiramo kugira ngo nyine use neza tu ese iyo umukobwa yambaye akajipo akaba wenda ntabwo ari kagufi cyane kagufi biterwa n'abantu baba barimo kutureba bazatuye muri komenti ukabona aragenda amanura abamanura iki ko aba yambaye ariwe yambitse ntabwo amanura kubera ko yenda iri kwiyambika ubusa uko ugenda niko ugenda yizamura kugeza uzambariye itizamura nese kuki nyine ubwo niko bashatse kuduha imyambarire nyine ni uko nyine bashatse kutwambika kuki se nyine tugenda tuzamura hagiye mwambara ibimanutse bitagenda bizamura imaze nyine namwe impamvu mutagenda muzamura bafite uko bavuze ati abahungu tujye tubambika gutya ni uko nyine kandi yenda bashaka kuba bagira ngo wenda batere n'amatsiko wenda nabo banyuraho nabo bareba muri make muba ushaka udushotora wagira ngo babice mu mutwe ubu nawe waje wica abantu mu mutwe ntabwo aricyo nari ngambiriye ubu nimba nishe mu mutwe bamubarira umuntu umwishe mu mutwe akabikubwira ati wanyishe mu mutwe wamugira impuhwe sha byaterwa n'uko ameze cyangwa sinzi ariko ntabwo namugirira impuhwe ese muba mubikora kuki mukora mushotora abantu kandi mubizi tubizi ntabwo tuba tuzi ko byababaho cyangwa bibaho tuba twumva ko twambaye ariko nyine biterwa n'uwo ari we ntabwo bivuze ko uwo ari we wese yakambara gutya yashotora buri wese biterwa n'uwo ari we biterwa n'uwo ari we uba utashotora abantu aba ameze gute simbizi ntabwo ababebi duteye kimwe nyine umubebi nawe ubona ukabona ateye neza abateye nkawe yabateye ati nyine sinabivuga uti hari abateye nyine hari uwaba uteye nkanjye hari uwaba uri hejuru yanjye ariko nyine uri hasi yanjye cyane noneho
birenze ndakeka ntabwo yafotora umuntu. yitwa hanze turimo twiganirira si ko ijwi ryawe numva rimeze ukuntu ukunda kwinywera ikibuno ukunda kunywa iki ji y'inyange niyo yagusaraje anje wambaye neza wambaye gute nambaye neza nambara gute wambaye gute nambaye gute sinavuga gute anambaye nk'uko nambaye ubwo wambaye neza kabisa kuri njye abantu muri sosiyete bati nta masugi akibaho nawe ni ukubyemera nuko mbyemera ntayo kibaho ushingira ku kiba sinavuga gute nta kibaho nta sugize ikibaho ubwo isugi ni nk'uri mu nda ya nyina cyangwa uri kuvuka ubu ariko sinzi umuntu ukiri mu nda ya nyina niwe sugi wageze ku isi wapi ageze ku isi reka ntabwo nabyemera ariko numva bwiyongereye ntabwo mbizi ntabwo nabihamya hari abakobwa ku cyara amasugi mu ngo yumvishe bivugaho byakira gute ntabwo natera kometi ngo nirwe mvuga ati urabeshya n'ibiki gusa nyine uratuza ariko bari kwikina ababeshya se byahatari abayikina isugi se ni isugi reka icyo koze ari hagana hese ubu ari nko kereka mu cyaro kitabaho nicyo napfa kwemera muri uyu mujyi wa Kigali ntabwo wambwira ngo uri isugi uri umubebe ngo mbyemere reka ubu Kigali nta masugi ahari habe na rimwe ku ijana noneho umukobwa w'imyaka 23 akubwira ati ndi isugi wahita ubona ameze gute wamufata gute icyo koze kereka mana ni twuza bimbwiye ngo iki isubu nava ngo iki yaragiye mwo mu bumasera byari isubu nabwo ntabwo napfa kubyemera ntabwo nabyemera pe niko kuri kwanjye niyo wagira uti kikoze ari hagana hehe basi ariko ntabwo ngiye ku giti cyanjye nabyemera 20 niyo yaba ari umwana niyo yaba afite imyaka 10 wowe wabutakaje ku myaka ingana ntabwo nibuka ariko hashize nyine ugereranya imyaka nk'ingahe nimbivuga muravuga ngo ndi kwikina nk'imyaka nka 19 ubu ngubu ufite ingano 21 ese kumva utakari kuri 19 kucyumva ko munsi yawe bataba bahari nyine nakubwiye ko abaye ari uwo mu cyaro nabyumva ari mu cyaro nta bintu byinshi bibayo byarangaza ababebe byatuma nyine bajya mu bintu by'abahungu cyane ariko mu mujyi mu murwa se biterwa n'iki biterwa simbizi gusa nyine wumve ubona ikintu ukumva nyine urasaze ukumva nyine sinzi ukumva uracyifuje ku buryo uvuga ati imana ngo mbe ryamane n'umutipe reka kingurire aho mu cyaro nabibayo nyine nabyo mushobora no gusaza mu cyaro ubwo ukiri n'ako gasugi mu cyaro nta kintu kiriho cyakugiye ko mu mujyi ho uhita usara ntabwo kuba abantu batakaza ubusugi bari mu mujyi biterwa n'irari no kwifuza biterwa n'ibintu byiza babona bagatuma nyine ukabona nk'umubebe yambaye nk'inkweto ukavuga ati iriya nkweto nanjye ndayishatse kandi uyishatse nyine nyine ntako ufite yo kuba yenda wayigura ukavuga ati nta kundi ugahita uryama n'umutipe ngo mbe nyibone tu wowe bwa mbere utakaza ubusugi n'igice wari wifuje ntabwo nabyibuka ariko nawe kirahari wari wifuje kirahari nari nifuje ahubwo ntabwo nyibuka mbese kuki mutabwira ababyeyi banyu ngo bibagore umubyeyi kumubwira ibintu umubyeyi kumubwira ngo yenda ngo udere ashaka ibisuko bigeze ku kibuno ngo ibiki ibintu nk'ibyo reka ahubwo yagushyiraho urwembe ni ukuri yakugira kugura urwembe rwose kakogosha ariko azamugana umubyeyi wambwira ndashaka iPhone noneho
waba wasaze ikiguzi ahita ajya kugura agatushe nziza agahita yigukubita akamubwira ngo reka reka neza ko cy'abantu batanyurwa ngo bakire ubwo buzima bw'ubukene babo nyine utarasara ngo ujye mu mujyi uri nko mu cyaro wanyurwa nyine ukwicara hamwe ariko nyine wagezeyo cyangwa ukabibonaho gake nawe ntabwo umenya ukuntu bigenze tu ntabwo umenya ukuntu bigenze birenze no kwikora mu myaka 2 umaze waba wibuka n'inshuro umaze kubikora 19 kuri 20 mwawe ugereranyije n'inshuro nkaze ntabwo nabeshya ngiye kugisha ukuri ntabwo nabeshya ntabwo nzibuka kubera ukuntu ari nyinshi ni nyinshi byatari ku buryo utabyibuka ntabwo nzibuka ni ukuri nyine ni nyinshi ni nyinshi cyakora uvugisha ukuri kabisa nari kungora noneho uba uteganya nk'umugabo uzaba umeze ute muzabana njyewe sibajya mubwire ngo ikino nawe murumva simba numva nawe yaga ndacyari muto ndacyakeneye kurya isi nta n'impamvu yo kwifuza abagabo nonaha reka na nyuma y'imyaka 5 nta gitekerezo uragira ntacyo rwose wenda bimbwira cyokoza ntacyo pe ndaguye mu kiki kuko nkubwiye ngo umeze utya ntawe umubeshye icyo gihe ushaka kuzahindura ushaka no kuzahindura uko imyaka 21 n'imike mana ni ryarara ariko gifite ni bwa buraya bukigufuka yango mana nese ko cyumva gushaka ukikeneye kurya isi ku cy'umugabo mutanu ko bivuga cyo nese ntago nakubeshya ubwo mba mfite kuko nyiri muto mfite byinshi bikimugishije nese ubwo naza ibintu nikoza mu by'ukuri nganuki naho nabyikoza ku mugabo yanyica ni ibiki wikoza nawe ubwawe ugire ukumva biguteye isoni ibintu nikoza ngumva binteye isoni oya si bintera isoni ko binteye isoni nabireka ni ibintu nyine numva yenda nakikoza nakikoza ku mugabo shaka kujya mu tubyari twa buri munsi mu tubari ibintu nk'ibyo nyine tu kandi umugore wubatse wicare mu rugo wite ku bana ibintu nk'ibyo kandi njye rwose shaka ntabwo iyo gahunda ntabwo iranzamo ni kera sinzi ukuntu nawe ameze no kuba ukikeneye gukura abagabo nabyo bituma utashaka no kuba nyikeneye gusa ntabwo nazanye muri abatipe beza mwumva mise nanga wa wundi twashakanye ububatsi yabo nza kubona ashakanye n'iriya kandi nyine wumve kugira ngo mu bukwe nakwitonda ubutipe mwiza kuri wowe ameze ate ameze ute afite ikofi oya nta kofi nta bwiza wawe ego byafashe urundi rwego afite ikofi kabisa ibindi by'ubwiza se ubundi bivuze icyo wahamagara nta sura nziza ni ikofi ego abanza kwereka balance yo kuri konti kwerekamo ugirwa n'iki umuntu afite ikofi ega nayo regibo n'umutipe ugahita umwibwira aho tuya yose ngari kubicara nivuga gutya abatipe beza banyumva baranuka nta mutipe mwiza nyine ubona ku isura mwiza ugira amafaranga reka serious ubwo wundi uvuga ati mbega igitipe kibi uvuga ati uriya sinzi ukuntu mbega isura nyine wumva utazi ku buryo dushobora no kuba turi mu buriri mana yanjye twaba turi kumwumva ndenda kuruka ni ukuri nta kubera ikofi kumva nyine apfa kwihangana icyo gikorwa cy'umuburiri iyo mukigiyemo mwese mutishimye uko kigenda neza nabi byataye yego ntabwo mwishimanye iyo cyagenze neza mu buriri ni icyo baba bagukora ntabwo mbizi ntabwo njyewe si no kuvuga ngo ni ibyo wankoreye
ndetse ubwo kumva nta kintu waba wankoreye gusa nuko naba nakwishimiye nawe wanyishimiye twishimanye ndumva nta cyabuze kutagenda neza nta musore mwiza ugira ikofi ibyo nabyemera sha nawe pe nawe nari nabona mwiza ari kuvuga mbega fesi no nanjye nguyemo kubwo wundi uba wasuzuguye wagize uti kavuga no muriya we nta kintu twavugana ikofi bahagaze ni wa wundi ubwo sha hita wibura mbese ubwo nibwo si bijyana no mu bakobwa n'abakobwa beza nabo yego birashoboka kuvugira ko nyine ntabwo mbizi gusa abakobwa beza undi mu bahungu nawe yaba arenze wa wundi mubi wa wundi mubi noneho ubu navuga ngo iki se umugore abagusha ni umwana nawe mu buriri ubwo bagusha imvura reka undi mubi ubu ngabe reka nagiye bani wambabarira koko ubwo nyine ubwo niba bijyana nyine ubwo nawe niko bimeze umugabo mwabanye cyangwa umuntu ubu kiri kosa ntabwo narimubabarira iri kosa ntabwo narimubabarira shaka kubera ko sinzi nimba ukunda kuvanga abakobwa b'inzobe turafunga njye no ku giti cyanjye ndafunga wikireka nsanganya ryamanye n'undi mukobwa mu buriri cyangwa musanga n'undi mukobwa byatuma dutandukana wese agufasha njye mfashe umubyumva nawe yakubabarira oya byaterwa n'ukuntu ameze njye nyine ku giti cyanjye nibyo byatuma bimbabaza ku buryo mbega namara nk'icyumweru nazi ukuntu umeze mwumva narahindutse muri njyewe ku giti cyanjye kuri we simbizi nyine sinzi ubu icyamubabaza ntabwo kizi mbese usanza aryamanye n'umukobwa ukurusha ubwiza bwacu byatwara ibaze noneho keka kumutwika nta n'ikindi nese ubwo namufashe mfite nk'ubushobozi nasigaye munize nese ubwo wambwira ngo ubwiza rero nabaye andusha ubwiza hashya nibyo bibi nakisanga no muri gereza nibyo bibi ahubwo we byiza ubwo yaba ari cya kindi kiri hasi yanjye noneho ku buryo navuga ati nta n'urukundo agifitiye noneho mwiza undenze wasiga utwite ibivuga wese agusanganye n'umusore nawe utameze neza gusa nyine umutima w'abahungu njyewe uko mbyumva umutima w'abahungu ntabwo ari nk'uw'abakobwa uriya abahungu bagira akantu ko kwihangana ashobora kwihangana ku buryo ushobora no kutakwereka ko yabirakariyemo akihangana fureshi pe bishoboka ariko umubebe ako kanya nubwo uhita bikwereka fayiti nubwo uhita iba ariko umutipe arihangana akihangana nanaraka umujinya wacu uba hafi nta mpamvu nyine ubwo niko imitima yacu iteye ntuzajya ngo dutere uko namwe muteye uravuga ati ibintu byo kwihangana mwe mubishobora ariko mwe murabishobora ariko umukobwa uteye neza kuri wowe arateye umukobwa uteye neza simbizi nyine kuri njye simba nitaye kuri fesi n'iki nyine agakwikora w'imibiri yombi afite tayi nyine iringaniye bitari cyane afite no mu nda zeru ugereranyije n'uko umeze urisangamo aho ngaho urawingora ntabwo mbizi ntabwo ubizi usanze umukobwa urimo kuguca inyuma urumva umugabo wawe yaramukurikiye amafaranga wenda umukobwa yari afite amafaranga umugabo we ati twarakennye ndashaka kugira ngo ute kumukuraho amafaranga agaba ati ndagutwara aya njye n'umuhungu dukundana kambwa ati rero reka mwe mubebe bafite amafaranga ntabwo nabyemera njye mbaye nk'ukuntu ntabwo nabyemera ahubwo nakubwira ati njyewe aho ngo ujye kuca inyuma njyewe ko ngiye kuryamana n'abandi bagabo nyazane dukemure ibibazo dufite kugira ngo njyewe ugende aba ari wowe ujyayo wowe umuze kujya wowe ujyayo njyeyo kurikunda ko twese tugende
ariko nyine ntuzambwira ko ugiye kuko umutima waturika. wese ko cyumva wowe wagenda nari njyewe nyine nuko njyewe nyine urumva sinzi uburyo nkundamo mba numva utankosereza ari njye wakoze. urikunda ugakabya koko wowe niba ngo wowe wamuca inyuma ukajya ukamutireka ngene nkuriya amafaranga ku bandi bagabo nze dukemura ibibazo ariko wowe niwe ujyayo. nkubu ati mva ntujyeyo babarira ushaka ndagikora. ugiyeyo se umugabo ugiye kureba akabigukora kurusha uko umugabo wabigukorera bikagarutse akandyohereza agenda gute nubwo nyine urabyumva ushobora kuba uri wongeyeho mukurikiyeho amafaranga ariko ubwo nyine byarangira ngumyeyo ariko bitagumyeyo burundu bitari burundu nyine nkamukurikiraho amafaranga gusa kuko nyine mfite undi nkunda. ufite undi ukunda ibyo muburi ntabwo wabyitaho. ntabwo nanabyitaho niho nazajya muha amafaranga agatuza. nagatuza we ariko ntabwo watuza yaguhaye. ntabwo uzi imitima y'abakobwa ntabwo uyizi wowe. nayo nzi shasi umubabi imana yanakwica fo mumwe mwaba muryamye ahubwo yanakwica ni ukuri. nzi ko kimuteye gute natwe niko twisanze. iyo urakaye ukora iki? ndakaye kwihuza amabyeri. mbese umujinya iyo uteye amabyeyi iyo umaze gusinduka uburakari buba bwashize. oya ntabwo nyine ubwo nyibagiza bya bindi byabaye. umukunzi wawe iyo muri kumwe n'igiki mukora hari ibintu by'abantu bakundana rero sinzi urumva ari iyo turi kumwe twishimye duseka nta cyandaka ibyo birahagije. mbese ngo uba wumva rero ntawe ufite iyo uvugira ku kintu cy'umukundo ngo uba wumva rero ntawe uhari. sinavuga ngo iki ntawe uhari babarira nawe ubwo ntawe uhari n'uwendaga gutera iva bireka ubwo ntawe uhari ubwo ntawe uhari. ese gahunda yo gutera iva irahari kandi wavuze ko utarashaka. njyewe nyine ashobora kuba uwaba abiteganya bituma bireka ariko ndakeka si ubwo arahari we ashobora kuba ahari. nawe abyumve niba nadukurikiranye yumva ukuntu bamushidikanyaho amenye ko ikofi itarakorwa neza. uragira ngo nemere ikihe mu by'ukuri? arahari ntabwo ahari yego cyangwa we? arahari. wenda gutera imvi bimushiremo we nyine uratsenye. ikofi ariko arayifite ihagije. kanumve ni umunyeshuri. ni umunyeshuri wamukundiye iki kandi wavuze ko bwiza bwa mbere ari ikofi cyane none se hari ababebi ushaka kujya bijya muri ibyo bintu nyine by'abagabo ariko disi afite urukundo. yego sinzi ukuntu nyine nabivuga nimba ushaka kubona amafaranga afite ariko sinzi icyo nanjye namukundiye namukunze kera akiri umwana. murasazanye nawe turasazanye. wanze kumurekura ukunda amafaranga gake gake ntabwo yakunda cyane uyakunda gake. nyakunda gake biri aho nyine. yego nzi ko uyakunda ntabwo ari cyane birenze byatari ariko biri aho biri hagati mbega. umuntu abantu bakundana umukunzi abakunzi bakundana gukoresha agakingirizo bari ngombwa igihe abantu bakundana bizera. yego oya ntabwo ari ngombwa nyumva kubera iki bizerana noneho reka ntabwo nakubeshya gira umukunzi wanjye twizere sinjyeho mubeshye nta by'agakingirizo. mbese ubwo kwizera n'umuntu bivuze ko mwipimishije. nyine ubwo nimba ibaze nyine aho bigeze ni umukunzi wawe noneho murakundana urumva nyine ko muba mwarikingije mwarizeranye noneho birenze nyine nawe sinzi ukuntu wisanga nyine byabaye cyane rwose. ariko agakingirizo wapi ku bantu bakundana wapi pe izo ndwara ntaho mbizi cyo kuza
ushaka guterwa Niki ku bantu bakundana handi urukundo rwarenze noneho we uteganya no kumugira umugore yawe ushaka kwikingira bitewe n'uko wenda udashaka ko yanagutera n'iyo nda kandi yanashaka gushyira mu mago n'iki mbese ubwo ngubwo ahubwo kagakenewe sinekeza ahubwo ko ari wandi mudateganya kubana umuteganya kubana se n'undi umuteganya ikibazo byose ntabwo ari byo byose ntabwo ari umuntu mukundana agakinza mujya mukoresha umuntu ukundana wowe mukundana iyo umuntu dukundana bizana kuri njye noneho dukundana se sinzi asubwo sinzi barigisubiza akajya tujijisha yego cyangwa ni ibintu murayakoresha mugakoresha turagakoresha rero ntabwo mukundana bya nyabyo turakundana bya nyabyo hano batubwiye ko abantu bakundana nta mpamvu yo kugakoresha nyine hari igihe nyine biterwa n'urukundo mufitanye urwanyu ruraciriritse urwacu nyine urumva ko rufite gahunda ufite gahunda kuko nyine ntabwo ashobora gukoreraho ari kuvuga se uba neye inda nyiri umwana kandi mukunda ariko wundi ushobora kumukunda uri kumuryarya ukavuga ati nishaka nyimutera nzanamwihakana n'ubundi ni urwango rwose urudakomeye rwanda nyine rwo kwiga kugira ngo ubuzima bugire urwanda rwa fekifeki nirwo rutagakoresha gusa ubwo gusinikeza ko rwa fekifeki nirwo rwakoresheje abo n'indwara zindi ushobora kumenya ko n'ibindi byarokeretse ushobora kuba none se oya yuko mbyumva nyine ngenda umuhungu mbaye nkubeshya nibwo nagira cyo kuzana twakipimisha tukagira buri kimwe cyose kubera ko nyine aba nkukunda biri muri gahunda nyine ngira ngo twiryohereze nta mpamvu yo gukoresha agakingirizo none se ubundi kuki abantu bagira amatsiko yo kutagakoresha ubundi bitandukanye ntabwo mbizi pe gisa nyine ubwo aho bitandukaniye hahise kuki utatubwira kugira ngo umuntu udukurikirane wenda abe yakuramo isomo yumva bimeze neza kubera icyo abantu bashishikazwa no gukora badakoresha agakingirizo yenda ubwo njye ukuntu mbyumva ubwo buryo bwombi niba warabukoresheje wahitamo abantu nawe noneho sinzi gusa nyine ntabwo byose ubwo ni kimwe ariko mbyumva yenda urugero naguha uko wabikoze wumvise uko nabikoze cyangwa n'urugero naguha sinjye urabona ufashe nka bombo ukayikura mu ishashi ukayinyunya ugafata n'indi ukayinyunyira mu ishashi ndi kumva n'ibitandukaniro ibyiza ni ibi hahandi wumva uburyohe bwa bombo naho uyikuye mu ishashi ubwo bijyanyije n'ubu udukingirizo naho bikoze gute nyine uburyohe ubwo naho ukoreye aho nawe ubwo buryohe wabwo iyi Kigali ni igiciro cyo kumva uravuga uti sinakora ikosa ryo kuyivamo mana yanjye oya nawe gusa nyine Kigali iraryoshye kabisa sinayivamo ni ukubera iki ntabwo mbizi gusa ni nziza ni na mbi ibyiza byayo ni ibi ibi byayo simbizi sinavuga ngo iki nyine Kigali nyine waba uraye cyangwa udafite aho uba nibwo wakumva uyanze noneho uyanze byahatari kuvuga ati noneho ndayanze noneho ni nk'ikuzimu noneho ndi aho none uri mu buzima bwiza wavuga ati ntako bisa pe nta nubwo uba wifuza kuyivamo gusa ibindi byose ni byiza byayo ibyiza byayo ni byinshi nyine yego ariko waba uraye wanabuze aho urara tuvuga ati noneho shahise nyikaragiyeho tu Kigali nta miryohere baratubeshya none uhita wumva sinavuga ngo iki urayanga nyine ukavuga ati noneho nimbura n'icyaro noneho ariko wagize ubiki simbizi wahahiye Ange ibintu amafaranga akoresha ni ibiki
Gute amafaranga ashobora kumurisha ibintu runaka umuntu atatekereza ko nawe. amafaranga yankoresha mana yanjye ibintu amafaranga yankoresha simbizi ntabwo ibintu amafaranga yankoresha yatuma njya mu busambanyi yego Amafaranga yatuma ukina porno. oya Si bwo busambanyi. ujya ari ubusambanyi no original Ubusambanyi original ubwo ni ukuvuga. oya biratandukanye Ubusambanyi original ni ukuvuga iki? umva ko porno no iri dutandukanyirize ubusambanyi original na porno. cyane no porno yo bageze ku rwego rurenze kandi mba numva ngiye kuri njye byandenze yego umutipe ashaka kunyishimira biri aho nyine shanga nyine nkapfa kubikora nyine gutyo ariko birenze noneho ni ibintu birenze tu sinshobora kubikora nk'akazi cyangwa umushinga cyangwa nk'iki nshobora kubikora kuko nashoboye cyangwa numva byandenze nabuze mbega nazi ukuntu bimeze nkapfusha ari nk'ikibazo afite gikomeye byatari kandi ngewe nabasha kwikemurira yego niyo mpamvu nicyo gice ukunda ku mubiri wawe? icyo nkunda ku mubiri wanjye ni amabere. Iyo yarebye gute amabere? Mfite amavuga ati cyakora mwana wanjye. Mfite amavuga ati cyakoze. Ni iki wangana? Ikintu nanga kuri njye navuga iki ndakumva nta kintu nanga kuri njye nta kimwe pe kuko mba numva mbaye mu by'ukuri nkunda kubyibuha ntabwo nkunda abantu babyibushye ntabwo nkunda abatipe babyibushye nawe ego ufite sayizi nkunda niyo nyine ntoya umutipe wawe niba uzagendera mu nzira ifoto zawe zikira ni iki nyine mbega turi kuri sayizi imwe pana nawe nkunda umutipe mugufi sinkunda na muremure cyane nyine sinakunda umuntu ubyibushye cyangwa mbega iyi sayizi yanjye niyo nkunda. Turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiriza sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abari badukurikirana nyuma tugasora cyane kumva nta kindi nababwira gusa nyine abakunzi banjye ndabakunda cyane. Turagushimiye cyane rero wakoze cyane kutuganiriza twizere ko n'ubutaha uzagaruka. Uzagaruka cyane. Turagushimiye cyane yitwa Ange rero twarimo twiganira kuri Yawe TV reka tubashimire namwe mwamudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi turabashimiye kunogerwa n'ibiganiro Yawe TV bibagezaho reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amakuru cyane ku bamaze.